Hello everyone, murakaza neza kuri Ndizi Note, aho tunyuza amasomo y'umuziki agiye atandukanye, gucuranga gitari, kuririmba ndetse no gucuranga piano. Uyu munsi twaje ku isomo rya kabiri ryitwa Guitar Basics Mastering CG and D Chords and Strumming. Ni ukuvuga ngo tujye kureba amakode atatu atandukanye, C na G na D chords, then noneho turebe n'uburyo ushobora kuyarepeta mu buryo bujyanye no gustruminga cyangwa se kuyacuranga. Tujye kureba kuri code ya mbere. Code ya mbere yitwa C major chord. C major chord, mbibutsa ko ubushize twari twize hari isomo twari twabonye. Niba utararibonye ugende hasi mu mavideo nagiye na uploadingamo kugira ngo ubashe kuba wabanza kwiga iryo somo kugira ngo ubone kuba wakurikira irindi. Niba ushaka kuba wakurikiranwa cyane nk'umunyeshuri ugomba kwiga umwaka wose after ugahabwa certificate, wareba muri description nimero zirimo ukanyandikira. Murakoze. Ni kuvuga ngo tujye kureba C chord. C chord, murabizi ko dufite intoki enye arizo dukoresha iyo turi gucuranga. Akenshi cyane urutoki rwa mbere rwacu iyo tugiye gufata C major chord. Ubundi code ni amanota yibumbiye hamwe, kugira ngo manze mubasobanurire. Code ni amanota yibumbiye hamwe acurangirwa hamwe. Iyo ari inota rimwe ni ukuvuga ngo ushobora kurikina ari rimwe, icyo gihe biba ari note. Hanyuma noneho iyo ari code ni ukuvuga ngo ni amanota, ni inota rirenze rimwe, riba ni amanota arenze rimwe cyane. Ubwo ni kuva kuri abiri kuzamura abashobora kwitwa ubwo code. Tugiye kureba C major chord. C major chord tuyifata gutya: urutoki rwa mbere ruza mu kazu ka mbere kuri string ya kangahe? String ya kabiri. Urutoki rwa kabiri ruza kuri string ya kane mu kazu ka kangahe? Ka kabiri. Then noneho urutoki rwa gatatu ruza kuri string ya gatanu mu kazu ka gatatu. Noneho tugiye kuyikina tuzikenera rimwe, zose tuzikenera rimwe, tudowninga ariko duhereye nko kuri string ya gatanu. Gusa unahereye no kuri yo hejuru nta kibazo, kubera ko iyi string nayo yitwa E. Byose birashobora gutumanura gutya. Twagiye rero kuri string yindi, kuri code yindi ikurikiraho yitwa G major chord. G major chord ni code nanone iza kuri fret ya gatatu. Ikindi fret ya gatatu hari E string, ikindi tukagiramo na second fret kuri A string. Then noneho tukaza no kuri third fret cyangwa se fret ya gatatu hari naho E string ariyo iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo twahuza iri nota tugahuza n'iri ngiri, nibyo bihita bikora G major chord. Ni ukuvuga ngo ibyo bihita bikora G major chord. Urutoki rwa kabiri ruza ahangaha mu kazu ka kangahe? Ka kabiri. Urutoki rwa gatatu rukaza mu kazu ka gatatu. Noneho urutoki rwa kane narwo rukajya mu kazu ka kane ariko kuri string yo hasi. Yes, noneho tukahita tumanura gutya. Code ya nyuma rero tugiye kureba ni D major chord. D major chord index finger cyangwa se urutoki nirwo twita index finger on the second fret. Index finger on the second fret, ariko no of the index finger on the second fret of the G string. Ni ukuvuga ngo kuri string ya G, string yitwa G. Noneho hakaza middle finger n'urwo hagati on the second fret, kuri second fret n'ubundi ariko kuri E string, ariko iri high, kuvuga high E string. And the ring finger n'urwa rutoki rwa gatatu on the third
fret of the B string. Ni ukuvuga ngo kuri fret ya gatatu ariko kuri string ya kangahe ya kabiri, ari byo tuhita dukora gutya bya index finger, ring finger, index finger, middle finger, then ring finger, bikaza hano byose bikahita bikora iki, bikahita bikora ya D major chord yacu. Okay, dukomeze noneho ku bijyanye na practical cyangwa se practice tips or wrap up, uburyo bwo gustruminga. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bigende neza, gerageza ustruminge cyangwa se gerageza ubirepete buri gihe. Niba ushaka gutera imbere, babwira abanyeshuri banjye, niba ushaka gutera imbere mu micurangire, gerageza ubikore buri gihe, nturuhuke, ewana ukore wimareyo, ukore rwose wumve ko wakoze. Nudakora nta kintu kizavamo cyangwa se nta resulta uzabona. Ni ukuvuga ngo genda gake gake, ugende gake gake mu buryo bujyanye no kuba wakora repetition cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo ubigereho neza. Bon, twagiye rero, ikintu tugiye gukora turahera kuri iyi G yacu. Strumming ya mbere strumming tugiye gukora ni down up, down up, down up, ariko uragikorera nkaha, down up, down up, down up, down up, down up, ikuri bugenda ukora, cyangwa 1 2 3 4, 1 2 3 4. Yes, no nidushyiramo za kode zacu turahera like kuri C, 1 2 3 4 G, 1 2 3 4 D, 1 2 3 4, gake gake, 1 2 3 4 C, 1 2 3 4 G, 1 2 3 4 D, 1 2 3 4, atinde, 1 2 3 4 C, 1 2 3 4 G, 1 2 3 4 D, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, ngira ngo rero murabibona, ibyo ni ibijyanye na strumming. Nicyo nababwiraga ku bijyanye no kugira ngo ubashe kuba wadevelopa, gerageza ubikore buri gihe, ubisubiremo inshuro nyinshi, nibwo uzabasha kubona resulta. Ikindi, ugende gake 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 gake, kazakubakira kwihuta. So ndabakunda, murakoze cyane kuba mwakurikiranye iri somo. Twari turimo turiga ibijyanye n'ama codes, turimo turiga ama codes atatu twabonye C, G, tubona na D. Ndabashimira cyane kuba mwabikurikiranye, kuko ubutaha tuzakurikirana isomo rya gatatu. Niba utarabasha kuba waba umumemba wacu cyangwa se umwe mu banyeshuri bandi izi note, ushobora kureba aho hasi ukareba izo nimero, ukabasha kuba wanyandikira. Mugire ibihe byiza.